yamenye amakuru ko Wivine yagarutse agasubira muri ghetto ye. Nk'umuntu bahoze bakorana yagiye ngo amusohoza namuhumurize kuko inkuru y'ubukwe bwe bwari bwapfuye ku munota wa nyuma yari yamenyekanye ahantu hose. Uwo musore we ntiyari yagiyeyo kuko ntiyari mu batumiwe. Wivine rero atumiye abantu bake bakomeye, uwo musore we yaramwihoreye hamwe n'abandi bakoranaga muri kampani bose. Inzu yakodeshaga mbere yo gusezera akazi muri kampani ngagiye kwitegura ubukwe yari iri ku nzira aho uwo musore Tonique yanyuraga agiye cyangwa avuye ku kazi. Yirengagije umwirato wa Wivine wageraga abantu bose mu muhogo, ajya kumusuhuza ngo amwihanganishe anamubwire ko agarutse muri kampani hari ubwo bamwemerera akazi. Yagiye mu gapangu gato aho yakodeshaga wenyine, yinjira mu marembo asanga hafunze. Ageze ku rugi arakomanga ariko Wivine ntiyakingura. Yakomeje guhunda urugi ntiyakingura. Ubwoba bwaramwishe yibaza ikimubaye harakibura. Yanze gusubira inyuma, akoze ku rugi abona burya atakatiyemo urufunguzo. Yarafunguye agenda ahamagara ati Wivine ntiyitabye. Tonique nawe ntiyarazi ibiri kumukoresha. Ubwoba bwakomezaga kwiyongera, kumva umutima ukomeje kumuhatira kwinjira imbere akagera no mu cyumba. Yarakomeje ageze mu buriri asanga umukobwa aryamye. Yaramuhamagaye ntiyavuga. Yacanye itara arebye abona yenda gupfa neza. Umwuka wari muke cyane, iminwa yumye yacitse intege mu bigaragara, uruhu rwatangiye kuba umweru kandi rukonje cyane. Tonique waruje kumusohoza yagize ubwoba bwikubye ubwo yari yagize nta kintu abonye. Yamagaye umukobwa wundi bakoranaga aramubaza ati wowe wagiye kuvugana na Wivine, hari nimero z'abantu b'iwabo ufite? Uwo atarasubiza yahise amubwira ati mwana ndakura buzishaka, none umuhamagarira ambilansi kuko Wivine ari hafi gupfa. Yaririmbuye hano hari imiti yakoresheje agerageza kwiyahura, ameze nabi cyane, mbabarira rwose umfashe. Uwo mukobwa Julie yahamagaye ambilansi yihuse, hanyuma Tonique nawe akomeza kugerageza kureba uko yamufasha. Rwose yari yanegekaye, umwuka abura gato ngo umushirane kuko yarakigaragaza ibimenyetso by'uko ari muzima. Yamuryamishije neza amurambuye, yihuse cyane akingura inzugi arazirangaza, afungura n'amadirishya. Nubwo yari umusore undi ari umukobwa, ntibyamubujije kumukuramo imyenda yari yambaye hejuru kuko yari ishati ifunze ibipesu. Yamukuyemo ishati mu rwego rwo kumufasha ngo umwuka ubashe kumugeraho nibura. Yarabizi neza ko imyenda yari yambaye no kuba ari mu nzu ifunganye byashoboraga gutuma atabasha guhumeka neza, ntabashe gukurura kuko gake mu bushobozi buke yarasigaranye. Tonique yarabizi neza ko arangaye gato umuntu yamupfana. Izi ni inshingano yari yazihariye Julie nawe ari kubikurikirana. Yari yamaze guhamagara ambilansi, yahamagaye abacuti babo b'abakobwa bakoranaga ndetse abandi bahamagara iwabo babamenyesha ko umukobwa wabo asanzwe mu nzu yagerageje kwiyahura. Tonique yarabibonaga ko iminwa yumye, umukobwa yacitse intege, ariko kumuha amazi byari kuba ari ikosa rikomeye. Yaramwegereye amukora ku mutima, amufata ikiganza, atangira kumuvugisha gake amubwira amagambo meza kugira ngo arebe ko yarisha ubwonko bwe, wenda agakomeza kuba ari muzima mu gihe yaragitegereje ubuvuzi. Muri icyo cyumba hari harimo akameza gato, ako kakaba kari kariho imiti yica Wivine yari yakoresheje agerageza kwiyahura. Uwo muti Tonique yawurebaga ariko akomeje kureba uko yafashe uwo mukobwa ari ukomeje kunegekara, habura gato gapfe. Mu minota mike ambilansi yarahageze, abaganga bahita binjira mu gipangu, bagera mu cyumba basanga Tonique ari kugerageza kumuganiriza nubwo undi atamusubizaga. Uwo mwanya bahise bamushyiramo, muganga agenda agerageza kumufasha. Yabanje gusuzuma ko umutima ugikora n'umwuka ukibasha kwinjira neza, apima ibimenyetso by'ibanze birimo umuvuduko w'amaraso, umwuka ujya mu bihaha n'ubushyuhe bw'umubiri. Yasanze agihumeka gake ahita amwongerera umwuka, anamushyiramo umuyoboro mu mazuru kugira ngo yinjize umwuka neza. Yabonye umutima atangiye guhagarara, kora uko ashoboye kose aramushitura kugira ngo awusubize ku murongo. Yanamushyizemo serume y'amazi, amutera inshinge zo kugabanya ingaruka z'imiti yica yari yanyweye. Mu gihe bakomezaga kujya ku bitaro byari byegereye aho hafi, muganga yabeje Tonique ati none se iriya foto nabonye yizeho iki? Uriya musore ninde? We na shoferi bari babonye ifoto nini cyane yari yacikaguritse. Ni ifoto yari iriho umusore hariho amazina ngo yitwa Philippe. Uwo Philippe yari umusore mwiza cyane ku mafoto. Iyo foto nawe byagaragaraga ko ihenze, ariko ikadiri yari yavuyemo Wivine yari yayishwanyaguje, urupapuro yarucagaguye. Batekereje ko byanga bikunda yari wamuteye kugerageza kwiyahura. Tonique yari yamwitegereje neza, abona ari umudiaspora bahoze bakundana, uwo yajyaga baratera ko bagiye gusezerana bakajya kwibera mu mahanga. Ibyo ni byo yasobanuriye muganga na shoferi. Wivine yari umukobwa mwiza cyane bigaragara inyuma, ariko yaramunzwe n'umwirato. Mu kazi yari wa mukobwa wanengaga abandi bagenzi babasuzugura, saa sita atajyana nabo ngo basangire amata cyangwa irindi funguro ryoroheje. We yageraga mu kazi akajya ku mashini yafatanyaga imyenda. Rwari uruganda rukora imyenda, abakozi babo basabwaga gukora iminsi 6 mu cyumweru. Yakundaga kwambara utwenda tugufi cyane, yaba atambaye bugufi akambara amapantaro amuhambiriye bidasanzwe. Iyo habaga ari mu bihe by'izuba yambaraga twa twenda tugufi tugaragaza umukondo. Akazi kabo bakoreshaga imashini za kizungu, kwambara atyo kandi ateranya imyenda akoresheje imashini byari byoroshye, ntacyo byangizaga kuri style ze. Abagabo benshi baramushegeraga kubera ko yabaga yambaye utugufi, amataka ari hanze, umukondo hanze, kandi yisiga amavuta ahenze cyane. Yazaga mu kazi yabanje kwitera umubavu uhumura, ku buryo abaga ageze ku marembo bageze mu kigo mbere bakamenya ko ari buje. Uretse ako gasuzuguro kari karamurenze, ari mwiza cyane ku isura, nawe rero akabyitwaza areshya abagabo.
yari wa mukobwa wakoreshaga imbuga nkoranyambaga kurusha abazima n'abapfuye, ahora ashyiraho amafoto azunguza ikibuno, ubundi akagerageza kwerekana imiterere yiyambika utwenda duto hafi ubusa buri buri. Kuri TikTok, Instagram, Facebook no ku zindi mbuga, nubwo atakurikirwaga n'abantu benshi ngo wenda video yirenze abantu bayirebye 100, yazishyiragaho umunsi ku wundi. Amafaranga ahembwaga mu ruganda, ikintu cya mbere akoraga ko abaga ari kuguramo umwenda mushya, maze akarara yifasha akavideo atera udutambwe agaragaza inyuma, inda n'ibindi bice yizeraga ko bigaragaza ubwiza bwe, bigatuma abagabo bamusarira, abakobwa bakifuza kumera nkawe. Umukobwa wese w'icyamamare yabonaga ko atwika ku mbuga nkoranyambaga yageragezaga kumwigana. Yari uwo mukobwa benshi bitaga Sireyi. Iyo yabaga akerewe mu kazi, bagenzi be harimo na Julie barabazanyaga bati Sireyi se ntaragera. Baranabimuhamagaraga nawe akabyemera kuko babivugaga kenshi akagira aho abimenyera. Iyo umuntu yamukoreraga agakosa gato yajyaga kumukuramo iyo kotsa, akaba yamutuka kugera no ku babyeyi. Yashiraga isoni ku buryo bamwe bamwitaga igishega nubwo atari kubivugira mu maso ye. Yibwiraga ko ubwiza bwe aricyo kintu gifite agaciro kurusha ibindi, kuruta n'ubuzima bw'abari bamugaragiye, ku buryo nko kuba wamwanduza ari kubikuregera mu nkiko. Uwo mukobwa wari mwiza atyo, Toniko waramuherekeje mu bitaro atazi neza icyamuteye kugerageza kwiyahura, niwe yabonaga ko atari bumara amasaha abiri akiri muzima. Yari ari kurushaho kuremba, nubwo muri ambulance bari kugerageza kumuha ubufasha bw'ibanze. Ibyo byose ntibibwiye abaganga, yabanyurimo muri make ko bakoranaga mu kazi nuko yakivanyemo. Julie yamuhamagaye kuri telefone akiri muri ambulance amubaza niba yahageze. Toniko tumbabarire nahise njagarara sinakubwira uko byifashe. Ambulance yahise ihagera, mfasha muganga na shoferi kumushyiramo ubufasha bw'ibanze, ubu harabura iminota mike tukagera ku bitaro. Julie yamubwiye ibyo yakoze, ati nkimara guhamagara ambulance nahamagaye bacuti be nongeye nimero ndababwira, nabo babwira iwabo. Ntuhangayike, mu gihe gito urababonye bagusimbura. Nanjye ngiye kuhagera, nuko nyine nabanje guhamagara abantu nkabamenyesha. Nubwo Yvonne aherutse kunyandagaza, akaba atari yarananumiye mu bukwe bwe no mu diaspora, sinabura kuza kureba uko ameze, kandi ubufasha bwose bwakenerwa ngo yitabweho niteguye kubutanga. Bageze mu bitaro bahita bamujyana mu cyumba cy'indembe byihutirwa. Yari akeneye gukurwamo uburozi bw'imiti yica yari yanyweye, yari hafi gupfa, yari yarengeye mu kunywa nyinshi. Iyo umuntu anyoye umuti wica, uwo muti ugiye mu maraso vuba ukagera mu bice bitandukanye by'umubiri, cyane cyane mu mara, mu gifu, mu mwijima no mu bihaha. Imiti myinshi igira ingaruka zikomeye cyane ku mwijima kuko ari ushinzwe kuyungurura ibintu byose binyura mu maraso. Iyo imiti ibaye myinshi, umwijima ugerageza kuyigabanya ariko bikanga, ugatangira kwangirika, ukaba utabasha gukora akazi ko kuyungurura amaraso, bigatuma uburozi bukwira mu mubiri wose. Mu gifu naho umuti ushobora gutwika ibice byacyo, bigatera ibisebe bikomeye n'amaraso agashoka imbere. Ibyo nibyo byari byamubayeho. Abo mu muryango wa Yvonne bari batuye kure, ku buryo no guhita bagera kuri ibyo bitaro byari kudashoboka muri uwo mugoroba. Imodoka yagendaga amasaha arengane. Yari yarabonye akazi agakora yibana muri ghetto. Iwabo hari mu kandi karere ka kure. Mama we yageze muri gare asanga imodoka zose zashize. Yahamagaye wari wamuhamagaye ngo amubwire ko kuhagera iryo joro bigoranye, amuhuza na Julie. Julie aramubwira ati nta kibazo, muhagere mu gitondo, turagerageza kumwitaho, ni inshuti yacu. Kuko Toniko ari wari mu bitaro muriho, abaganga baje bamubwira bati twatinze kumugeraho, byari kuba byiza iyo wamugezeho uburozi butarakwira mu mubiri ugahita uduhamagara. Icyakora humura, turakora ibyo dushoboye byose. Mucuti wawe yanegekaye cyane. Uwo muganga niwe yari umusore yumvaga agira impuhwe umukobwa Yvonne. Kuri Yvonne umuti wari wamaze kujya mu maraso, bituma yandura n'uburozi butangira gusenya uturemangingo, bimutera kubura umwuka, kugabanuka ko gutera k'umutima n'ibindi bice by'ingenzi bikora nabi. Aho byari bigeze, umwijima n'impyiko byaburaga gato bigahagarara gukora, amaraso akaburamo umwuka wa ogisijeni n'ubwonko bugatangira kwangirika. Nubwo bari kumuvura, yari afite akaga gakomeye cyane kuko hari ibice by'umubiri byari byamaze kwangirika ku buryo bitari kuzakira vuba. Abaganga barabwiranye bati nubwo yazakira, yazasigara afite ingaruka z'igihe kirekire nko kugira impyiko zikora nabi cyangwa umwijima wangiritse burundu. No gusenga cyane kugira ngo wenda ntakira atazakuramo ubundi bumuga. Toniko yamenye ayo makuru, abwira muganga ati Imana idufashe akomeze kuba muzima. Nubwo yazagira ubwo bumuga, byaba ari byiza kuruta ko yapfa. Muganga ati ni byiza kubyumvise vuba, kuko nubwo yakira neza ate ntazasubira kumera nka mbere. Yaramubajije ati none se ni mushiki wawe, ni umukunzi wawe, ni inshuti isanzwe, mufitanye irihe sano? Nawe ati isano ntayo, twakoranaga mu kazi nyuma aza kugahagarika ngo agiye kwitegura ubukwe. Mu gihe yiteguraga ubukwe bwe bugiye kuba neza, yahamagaye databuja amubwira ko aretse akazi kazahita ajyana mu mahanga n'umukunzi we, ariko ubukwe ntibwigeze buba. Uwo mu diaspora ubanza atarabonetse. Nta makuru ahagije mbifiteho, gusa nawe urabizi ko iyo nkuru yasakaye ahantu hose ko ari umuntu wari ugiye gusezerana n'umu diaspora, uwo mu diaspora ntiyigaragaze, keretse n'ibitarakugezeho. Ngiye umunsi nuko nahageze ngiye kumusuhuza, kuko nari mfite amakuru yuko nyuma y'uko ubukwe bwe buhagaze yagarutse aho yabaga. Muganga ati kumbe n'uyu nguyu, iyo nkuru ndayizi, none se wahamagaye ababyeyi be bose urabibamenyesha? Nawe ati nababwiye ariko batuye kure, mu gihe kitarambiranye iri joro cyangwa mu gitondo uraba bahageze. Muganga amaze kugenda, wa mukobwa Julie yahageze aje kureba uko byifashe, maze Toniko amusubiramo ko umukobwa naho yakira ashobora kuzisanga agize ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima.
baganiriyeho bagaruka ku bintu byose yakoraga, uko yirataga, ukuntu yakundanye no mu diaspora n'ibindi. Kubera amafoto Wivine yashyiraga kuri TikTok yambaye utwenda tugufi yarashize isoni, abantu bamwe baterwa ipfunwe no kuvuga ko baziranye kubera ayo mashusho yashyiragaho. Hari umusore wo hanze wamukunze, uwo ni Philippe waje kumubona. Philippe yabonye ukuntu yashyiraga amafoto ye hanze n'amashusho, abona ari mwiza, atekereza ko amubwiye ko yamukunze kandi ko ari mu diaspora yamufatisha yazaba aje mu gihugu bakajya baba bari kumwe. Uwo mu diaspora ari we Philippe yamwandikiye muri comment amusaba nimero. Wivine yamwandikiye muri DM cyangwa direct message, ni ukuvuga inbox muri TikTok. Yamubwiye igihugu abamo, anakoresha ururimi rwe bisanzwe. Yagize ati nitwa Philippe mba hanze, maze imyaka 6 ariho mba, amafoto yanjye ndaza kuyakohereza neza ndebe. Nagize muri iki gihugu hano mu mahanga mfite imyaka 22, ubu mfite 28, ariko ikibabaje sindagaruka mu gihugu. Njya mbona ubwiza bwawe kuri TikTok nkumva nakugeraho ngakubona amaso ku maso, ubinyemereye nazo kureba gusa, kandi ubishaka wampa nimero ukoresha kuri WhatsApp tukibera inshuti tukajya tuganira. Wivine yabisamiye hejuru atangira kwitekerezaho birenze ibisanzwe, yumva ko ubwiza bwe bwari hejuru cyane. Umudiaspora ukiri muto w'umusore niwe wari umwandikiye amwifuza, kandi ngo yari yamukunze byari birenze, byahuriranye n'uko ari umuntu wiyumva. Mu kazi noneho yaje yemera, atangira guca abantu bose amazi harimo na Jolie na Tonique, ababwira ko abishaka yasezera n'akazi akajya atungwa na diaspora we. Uwo mu diaspora nawe yamweretse ko yamukunze, atangira kujya amwandikira buri munsi, undi nawe yava mu kazi akaza bakarara baganira. Uwo musore Philippe yari mwiza mu isura akeye. Wivine we ntiyarakeneye n'ubwiza, ahubwo kubera mu diaspora byonyine byari bihagije. Kuganira nawe rimwe na rimwe bagakoresha Kongereza byaramushimishaga cyane. Bamaze amezi 2 bavugana, umudiaspora atangiye no kumwohereza ku mafaranga. None usukwiyemera yarushije abapfu n'abazima, birangira nimukiye muri ako gapangu yakodeshaga ubumwe. Yazaga mu kazi yazamuye intugu, agakoresha telefoni kandi bitarabaga byemewe, umukoresha yamugira akamuca amazi. Ntibapfaga kwirukana umuntu, babanzaga kumurwaza gake gake ngo barebe ko wenda yahinduka. Uwo mu diaspora yagize amubwira ko amukunda, ahubwo yari yaratinze. Wivine nta kindi yashakaga uretse gukundana nawe, akajya biratira abandi bahungu n'abakobwa kumubwira ko amukunda. Ibyo byaramusajije, atangira no gusiba ku kazi. Sebuja ntiyapfaga kwirukana umukozi ngo yitwaye nabi, ahubwo yaramurekaga akisanzura ukabyumva, atazasaba imbabazi cyangwa ngo yisubireho hakiri kare. Ahafatiye umwanzuro wo kumwirukana bikaba ibya burundu, hahandi nta mbabazi na nke yari gutanga. Muri iyo minsi uwo mu diaspora Philippe bapanze ko ari kuza mu gihugu ari waje kureba, akamara iminsi muri hoteli ari we babana. Ariko yaramubwiye ati sinifuza ko hagarika akazi kawe, wowe wazasaba uruhushya rw'umunsi umwe wo kuwa 5, nkazaza kuri uwo munsi tukaba turi kumwe kugera ku cyumweru, noneho kuwa mbere ukajya mu kazi. Wivine ati nta kibazo. Uwo musore ati niba koko wibana wajya uva mu kazi ukaza kuri hoteli, nanjye nazaza hafi yaho ukora kugira ngo bitazajya bikuvuna, kuko sinahita nkubwira ngo ureke akazi mu gihe tutarabona ibyangombwa byose byatuma usohoka mu gihugu, kandi ubukwe nabwo buri mu mezi ari imbere. Nshaka kubanza kubitegura neza ku buryo bizaba bikomeye cyane, nawe urabyumva. Mbana n'ababyeyi banjye, mu bukwe bizasaba kubazana aho ngaho, dusabe dukwe nkuzane inaha. Muri icyo gihe cyose ntiwahita ureka akazi, waba ugakomeje kuko ibintu birahinduka, ukazakareka mbere gato y'ubukwe. Wivine yamukunze kurushaho, yumva ko rwose ari ntari birye, afite umutima, atari nka bamwe baba bagamije kwangiza ubuzima bw'abakobwa gusa. Muri iyo minsi koko Philippe yafashe urugendo ahaza amubwira ko ari waje kureba, ko nta yindi gahunda ikomeye yamuzana mu gihugu. Yarahageze ajya kumwakira ku kibuga cy'indege, igitangaje ari wenyine, ku buryo bahise bakomezanya muri hoteli. Philippe yaramubwiye ati nshaka kumarana nawe weekend n'indi minsi mike, uzajya uhansanga uvuye mu kazi, hanyuma nzasubireho maze kumenyana nawe birambuye, nanapanze gahunda zose. Baraye muri hoteli iminsi 3, ku munsi wa mbere aramureka ajya mu kazi, atashye musanga muri hoteli. Ibyo babikoze icyumweru kirenga, bagera mu yindi mpera y'icyumweru bari kumwe. Uwo musore yamaze ukwezi kose yaramuretse akajya azindukira mu kazi, ku mugoroba akahamusanga, muri weekend bakaba bari kumwe batembera hirya no hino. Bamaranye icyo gihe atanamweretse inshuti ye n'imwe mu gihugu cye, cyangwa ngo amuhuze n'undi muntu baziranye. Bidatinze asubiye mu mahanga, asiga banogeje gahunda z'uko bari kuzabana. Philippe amusezeranyije ko agiye kugenda akabiganiriza ababyeyi be, bamara kubyumva neza bakazazana muri icyo gihugu, bakamusaba bakamukwa, bagakora ubukwe, hanyuma bakorera indege bakajya mu mahanga aho babaga. Ibyo yarabimusezeranyije nawe arabyemera, kandi mu minsi yamaranye nawe yari yaragerageje gutuma amwizera neza bihagije, ku buryo batandukanye adafite gushidikanya na guke. Muri uko kwezi bamaranye, Wivine yazaga mu kazi yabyimbye, gusa amaze kugenda aritwararitse, akora neza, abantu baratungurwa. Bibazaga ukuntu umuntu uri kuba muri hoteli nk'uko abibabwiraga ari kubana n'umudiaspora ufite amafaranga menshi, yamurekaga agakomeza akazi.
Wivine byabaye ngaho ahindutse mwiza. Muri uko kwezi sebuja yongera kumugirira icyizere, gahunda yateganyaga yo kumwirukana yifasha hasi. Ibyo nibyo Julie na Tonique baganiragaho mu bitaro muri ako kagoroba. Julie yabwiye Tonique ati singusiga hano, turare tuganira mpaka ababyeyi be baje bagusimbure. Nshaka kubona tubwira ukuntu byagenze mu bukwe bwabo ku buryo diaspora atabonetse. Mu gitondo cya kare mama wa Wivine yageze ari kumwe na musaza we, ubwo akaba nyirarume wa Wivine. Barahageze bashimira Tonique na Julie kubwo kuhababera. Bari bifite amatsiko yo kumenya uko umukobwa wabo yari yagerageje kwiyahura. Tonique na Julie nabo bafite amatsiko yo kumenya uko byagenze ngo uko yababwiraga butaba. Nyuma y'akaganiro gato bagiranye hagati yabo, mama Wivine yarababwiye ati Wivine yadusabye gutegura ubukwe, atubwira ko ari umunyamahanga ugiye kuza kumusaba no kumukwa bakajya mu mahanga. Yatweretse ifoto gusa, twanze kubyanga turamushyigikira. Uwo musore witwa Philippe yaramubwiye ati ngo mu diaspora maze imyaka 8 cyangwa irenga hanze y'igihugu, ateganya kugaruka gushyingiranwa n'umukobwa mu buryo bwemewe n'amategeko no mu idini. Ategura ibintu byakiri kare, akabanza kubona uruhushya rwo kurira indege n'ibyangombwa bihamye nk'indangamuntu cyangwa passport bigaragaza ko agifite ubwenegihugu. Ku ruhande rwe yaramubwiye ati ibyo biroroshye, uretse ko nzazana n'umuryango wanjye wose. Ubwo rero bizasaba ko twitegura mu buryo buhagije. Ababyeyi bose nibamara kubona ibyangombwa byuzuye, wowe kuko tuzaba dukomeje kuvugana, nawe uzafata inshingano utangire gukusanya inyandiko zisabwa z'ubuyobozi bw'irangamimerere, harimo icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uburenganzira bwo gushaka, ariko nanjye nkurikirana impapuro zemeza ko nta wundi mugore mfite inaha. Ni kimwe nawe uzategura ibyo byangombwa by'uko utashyingiwe, hanyuma ninza duhite tubana mu buryo bworoshye. Nyuma gusezerana ndagufasha gushaka visa nk'umugore wanjye kugira ngo tujye kubana homba. Ibyangombwa byose nibiboneka tuzasohoka mu buryo bwemewe. Mama Wivine yakomeje kubibwira Tonique na Julie ati hashize iminsi Wivine yatubwiye ko umusore atazaba hari mu buryo bugaragara, ko ahubwo azaba hari kuri telefoni bagasezerana batari kumwe, kuko ngo ibyangombwa byo gutuma baza mu gihugu bose byari byakomeje kwanga. Bakomeje kubipanga bemeranya ko noneho bagiye kubukora muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, nabwo nubwo tutabyumvaga turabishyigikira. Ariko yatubwiye ko bibaho mu gihe umwe atabashije kuboneka imbonankubone. Yaradusobanuriye ngo uri mu gihugu n'uri hanze bagira ibyangombwa batanga ku buyobozi kugira ngo bemererwe kubana, ngo amashusho cyangwa ifoto y'umuntu uri mu mahanga ishobora gukoreshwa mu muhango ku buryo bwo gutuma abari aho bamwibonamo, ariko ntabwo ibyo biba ari byo bikomeye cyane. Icy'ingenzi kiba ari inyandiko z'uko abyemerewe zikaba zemejwe n'ubuyobozi. Ku munsi wo gusezerana abantu barateranye baza kwa Wivine, aho bari bahisemo ko ariho buri buze kubera. Kuva ku mugoroba Wivine yari ikomeje kugerageza kwandikira Philippe ubutumwa ntibumugereho, ntiyarakiri online. N'ubwa mbere yaramubuze kuva bamenyana. Yakomeje kumwandikira umusore aramubura, bigera mu gitondo akimwandikira. Abaturage bose bari batumiye baraza, ariko bakomeza kumubura. Umuyobozi wari bamwishyuye amafaranga ahagije ngo aze gukorera ishyingiranwa ryabo mu rugo. Yarahageze bakomeza gutegereza ko Philippe yajya online bakabasezeranye kuri video call, ariko ntiyazaho. Philippe wari uri mu mahanga yari yarohereje ibisabwa byose mbere ngo azashyingiranwe na Wivine, ariko ntibyari bivuze ko basezeranye byarangiye cyangwa ko ubukwe bwabaye. Ibyangombwa bye byose byari byemewe, byari byo kugaragaza gusa ko yemeye gahunda yo gusezerana kandi ko yatanze uruhushya rwo gusezerana hari mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ishyingiranwa ryari ryagakozwe kandi impande zombi zagombaga kubanza kubyemeza mbere yo kubasezeranya. Registre yagombaga kubanza kwemeza ko impande zombi zabivuze ku munsi nyirizina. Ubwo rero gukomeza kubura kwe byari bigiye gutuma ubukwe buhagarara. Mu gihe Philippe yarakomeje kutagaragara, nta muntu wo kumuhagararira yashyizeho, Registre ntiyari kwemera ko ubukwe bubaho. Niko byagenze birangira umukobwa adashyingiranywe nawe, ubukwe buhagarara ku kanya. Abari aho bari vuvumanze, bamwe batangira kuvuga bati twarabivuze, ubundi ibi bintu bibaho koko abantu bagasezerana batari kumwe, ngo harya n'iby'iterambere ryaje. Uwo musore ubundi bamenyanye bate? Nizaba ari ngo bari mu rukundo. Wivine we yibwiye ko ari ikibazo wenda yagize, ariko buri umuntu n'umwe yakwandikira ngo amubaze amakuru ya Philippe. Yakomeje gutegereza, uburinda abwira Philippe atagaragaye online. Nubwo amubwiraga ko afite ababyeyi n'abavandimwe, ntiyari yarigeze amuha nimero n'imwe mu zabo. Baganiraga ukwabo baziranye hagati yabo gusa. Kubera gukomeza kumubura, ku munsi ukurikira babwiye ko agiye mu kazi, baramureka aragenda batazi ko ikimujyanye ari ukwiyahura. Ibyo nibyo mama Wivine yasobanuriraga Julie na Tonique mu bitaro. Tonique nawe basobanurira ko yiyongoje kujya kumusuhuza, atazi ko yiyahuye, agasanga haburaga gato ngo ashiremo umwuka. Baramuhobeye baramushimira cyane, mama Wivine amarira amuzenga mu maso, aramubwira ati utahaba yari kuba yapfuye. Muri icyo gitondo Julie na Tonique bavuye ku bitaro bajya kuruhuka. Hari ku cyumweru nta kazi bari bafite, gusa bari bafite inshingano zo kugemurira Wivine kuko mama we na nyirarume bari baturutse kure, ndetse nyirarume yari yamuherekeje gusa yari agiye kwisubira akajya kubwira abandi uko bimeze. Hashize iminsi myinshi Wivine ari aho mu bitaro, abaganga bamwitaho bishoboka. Yari arwajwe na mama we gusa, abandi bohereza amafaranga kuko kuhagira bitari byoroshye. Ibyo kurya byari bihenze mu maresitora, kandi ku bitaro ntibatangaga uburyo bwo kuba umuntu harwariye yahatekera. Tonique na Julie nibo bazanaga ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bakabikora buri munsi.
Nyuma y'ibyumweru 5 Wivine yagize akabaraga. Nubwo yararembye cyane atabasha kuvuga neza, uwo munsi yaganirije Tonique na Julie bakomezaga kumuba hafi birengagije ko yabihenuragaho mbere abafata nk'abantu badafite 12 kuri we. Uwo munsi bari bamukuye ku mwuka, bigaragara ko ashobora guhumeka we ku giti cye adafashijwe n'imashini. Bibwiraga ko hari icyizere, ariko ibintu byari bigeze aho bikomeye cyane. Yicaye ku gitanda ababwira ikintu cyamuteye kugerageza kwiyahura, abasobanurira neza kugira ngo bareke gukekeranya, gushidikanya no guteranya amakuru atuzuye neza bari bafite. We yarababwiye ati Philippe yaraje tumarana igihe gihagije, nabonaga ari umwana mwiza kuko yansabaga no kuguma mu kazi, simite nkareka ngo nuko wenda ahembwa menshi, kandi iyo yahembwaga mu masaha make niyo nakoreraga mu kwezi kose. Yanambwiraga ati nutugera mu mahanga nabwo nzagushakira akazi, ntuzaba udakora, niyo mpamvu udakwiriye kureka akazi. Nubwo wagakora niba guhembe, ariko ukaba ufite ikintu uri gukora gituma ubuhoze, ukaba uzi ko ugomba kucyubaha. Ibyo nibyo bizagufasha kuba mu mahanga. Nabonaga Philippe yarankunze koko, ariko ku munsi w'ubukwe yabuze burundu. Naramwandikiye ubutumwa ntibwamugeraho, narabibonaga ko atari online, ariko ngahamagara mbizi ko itari bucemo. Nagerageje andi manimero atandukanye ngo mwandikire ndebe, nabwo ubutumwa ntibwamugeraho. Natekereje ukuntu nasezeye akazi, uko nanze abasore benshi abandi nkabasuzugura kubera we, n'ukuntu numvaga ndi mu rwego rwo hejuru nca amazi buri wese ngiye kujya hanze. Mbonye yishe ubukwe numva ntacyo naba nsigaranye. Nabonye ntacyo nzaba nsigaranye nyuma yo gutenguha nawe. Bwa mbere nakekaga ko birashira, uwenda nyuma akaza kuboneka agasobanura icyatumye abura, ariko bwije ataraza wondura nyine burinda bucya. Nafashe umwanzuro wo kuza hano ngo ngaruke mu nzu yanjye, nzambwiye mu rugo ko ngiye gusubira mu kazi muri company, ariko nari mbizi ko mu kazi batakongera kunyakira kandi ari njye wasabye gusezera, ndetse na mbere naritwaraga nabi cyane. Ahubwo nagiye mu isantere ngura umuti wica nkwa mwinshi cyane, ndabanje guca amafoto ya Philippe, menagura telefone ndiyahura, nifuzaga gupfa. Uretse ko nta naho nabicikira kuko namaze kwiyangiza bikomeye. Abaganga bambwiye ko bagerageje gukora ibishoboka, ariko umwijima n'impyiko byanze gukira, isaha ku isaha napfa. Yasoje babwira ati mubabarire kandi muzansabire imbabazi uwo ari we wese naba nararakaje. Nzi ko nirase ku bantu benshi, bamwe nkabahemukira nitwaje ubwiza bw'umubiri wanjye, nzi neza ko bazambabarira. Yasoje kubivuga yahagiye, imbaraga zabaye nke cyane. Julie, Tonique na mama Wivine bateye hejuru bavuga ko bitakunda ngapfe, mama wamuryamaho atangira kumuca gusanga akanguke. Wivine yari mu marembera, ubuzima buri kumucika bareba. Julie yiruka agiye kureba abaganga atarapfa, Tonique nawe asigara yataye umutwe yabuze icyo gukora. Nka nyuma y'iminota 2 nibwo yabonye ko aho ngaho hari icyari kumufasha kumwongerera umwuka, kimushyiraho. Wivine abasha gukurura kuka gake, ariko akomeza kurebesha amaso bisa nkaho yataye ubwenge, wagira ngo ari mu yindi si yihariye. Telefone ya Wivine yari iri gukurura wifi yo mu bitaro iteretse ku musego we. Bagiye kubona babonera sonye, barebye babona ari Philippe umuhamagaye video call kuri WhatsApp. Tonique yaratungwa agira ngo ibyo abona sibyo, yaramufashe ngo musakurize amubaze icyo ashaka kuri Wivine wari mu marembere y'ubuzima bwe kandi ari wabiteye. Muri screen Philippe agaragara ari kuri polisi abwira Tonique ati nibwo bandekuye, nibwo mfashe telefone Wivine ari ngo musobanurire, iyo bagufunze niwe barayifunga, nibwo nongeye kuyifungura, gerageza umumpe rwose niba muri kumwe. Mama Wivine wari ukomeje kumufata yabaye murekuye, ariko muri telefone abona ari wa wundi wari ugiye kubabera umukwe wabo watumye umukobwa wabo yiyahura, none akaba yaragiye gupfa. Tonique yabuze icyo avuga, anikiza telefone amurebesha Wivine. Wivine warebaga gake cyane, ubwonko bwe buri ahandi, yarebye muri telefone ahuje amaso na Philippe amarira amanuka ku matama. Nyuma y'amasegonda 2 gusa yerekeye kureba muri telefone, umutima urahagarara arapfa. Abaganga baje biruka basanga birangiye, byose byari bibaye mu kanya gato cyane, kuko Julie yabagezeho abanje kugenda nk'umunota 1 n'igice, nabo kugira ngo baze bisaba undi munota bagaruka nk'indi 2. Mu minota hafi 5 gusa yarapfuye na Philippe abyirebera. Tonique yanze gukupa telefone irambika hasi, maze uko bari batatu batangira kuboroga, ariko Tonique warira nk'abagabo adasakuza cyane. Julie na mama Wivine bariraga nk'impinja basakuza, kubyemera byagoranye. Philippe yahise amenya ko Wivine apfuye. Telefone bakomeje kwanga kuyitaho, muganga ageze abona ko hari umuntu wahamagaye ukiri kuri call ya Wivine. Yarayifashe arebana na Philippe mu maso, aramubwira ati wihangane, umuntu wahamagaye yashizemo umwuka. Yagiye gukupa. Philippe ati mbabara unsobanurire uko bimeze. Uyu yari umukunzi wanjye, nitwa Philippe, nige twakundanaga, nige wo mu diaspora. Muganga arakaye cyane ati yari umukunzi wawe kandi apfuye kubera wowe, wamuteye kwiyanga utuma yiyahura. Kuki koko wamuhemukiye ku munota wa nyuma w'ubukwe bwanyu? Muganga yari afite amakuru ko umusore wo mu diaspora watumye Wivine yiyahura. Niyo mpamvu yaramurakariye cyane bidasanzwe, dore ko nawe yaramaze kumwibwira. Philippe n'ikiniga aramubwiye ati muga wikupa basi ndega amatwi, uzabashe no kusobanura abagize umuryango we, kuko ngi sinzabona aho mera. Tonique nubwo yariraga yiteye ku byo muganga yari kuvugana na Philippe bose bitaga umuhemu. Philippe arasobanuye ati mbi nta mu mahanga, mamaze imyaka 6. Wivine twamenyanye ariho ndi dujwe n'imbuga nkoranyambaga. Nyuma naje kumusura mu gihugu dupanga uko tuzabana.
twateguye gahunda zo kuza mu gihugu ngo dusezerane mari ndi kumwe n'ababyeyi banjye, ariko ibyangombwa bitinda kuboneka kuko twifuzaga kuza turi benshi birangira tubisubitse. Twateguye ko twatanga ibyangombwa bisabwa nkemererwa gusezerana nawe tutari kumwe, kandi byari byoroshye kuko twarabyemerewe. Icyaburaga ko ari kwemeza isezerano gusa ku munsi w'ubukwe. Ibyo byari kubera online, ngende kuri video call. Ndakeka ko ariko namwe mubizi. Muganga yaramuteze amatwi ati komeza ndakumva. Philippe nawe ati kuri ayo manywa ubwo mwe hari mu masaha y'ijoro. Nagiye mu muhanda ndi kumwe na mugenzi wanjye mu modoka. Ni wari utwaye njye mwicaye iruhande bisanzwe. Twageze imbere duca mu muhanda wanyuragamo ibinyabiziga bike, unyuramo abantu bake ngo tugende twisanzuye. Nibiba ngombwa tunongera umuvuduko. Twawugiyemo uwo mugenzi wanjye twarayihuta kurushaho. Twese twararangaye birangira mugenzi wanjye agonze umusore wari uri imbere yacu amusanze mu kayira k'abagenzi. Buri igiye gukora impanuka nawe wisanga byarangiye ntusobanukirwa ukuntu byagenze akantu ku kandi. Njye nibonye twamugonze atari uko twari twasinze, mugenzi wanjye atasaza ari muzima. Uwo mwanya kuko mu muhanda nta bandi bantu bari barimo, yahise ava mu modoka ariruka aca mu bisambu ararenga. Njye nagize ubwoba aho gukura imodoka ngo niruke, mbanza kujya kureba uwo musore twari tugonze ko ari muzima nuko namufasha nkamugeza ku bitaro. Abapolisi basanze muhagaze iruhande namaze kubona ko yapfuye. Bahise banjyana kumfunga bavuga ko ari njye wari utwaye kandi njye wishe uwo musore. Babanje no kumpima ibiyobyabwenge ngo barebe ko atari byo byabinkoresheje, basanga ntabinywa ariko nanone bangumishamo. Hashize icyumweru cya mbere bavuga ngo bari mu iperereza, hashira icya kabiri n'icya gatatu ari uko bimeze. Mu cya gatanu nibwo baje kubona ko narenganaga atari njye wari utwaye nubwo imodoka yari iyanjye. Uwo mugenzi wanjye muri iyi minsi yagize umutima ukomeye aza gusobanura uko byagenze, none uyu munsi bandekuye aba ari we bashyiramo. Bansubije ibyangombwa bari baranyambuye harimo na telefoni kuko sinari kuyifunganwa, nasanze bari barayizimije. Urumva byabaye mu masaha abanziriza yari kuberaho umuhango wo gusezerana. Ababyeyi banjye bari biteguye kubashyigikira ariko sinari narigeze mbaha nimero za Wivine. Nifuzaga ko bamubona ku munsi w'ubukwe. Yewe banamenye ko ndi muri gereza hashize icyumweru. Rwose mbabarire sinabasobanurira akantu ku kandi, ariko mu nyumve nta wundi mutima wo kwica ubukwe nari mfite kuko njye nakundaga Wivine cyane. Muganga yabuze icyo avuga azenga amarira mu maso. Tonique, Julie na mama Wivine nubwo bamwe bariraga basakuza, ayo magambo yose Philippe yaravuze barayumvise. Wivine yari yaraketse ko Philippe yamuhemukiye ariko siko byari biri. Babaye bamukuye ku murongo, muganga asaba Tonique kumufasha Wivine bakamujyana mu buruhukiro kuko yari yamaze gupfa, nabo bagasigara bashaka uko isanduku yagera bakamukura mu bitaro. Uko niko byagenze maze bamujyanayo, abandi basigara baboroga. Ku ruhande rumwe mama Wivine yumvaga arakariye cyane Philippe, ariko yumvise ibyamubayeho ibitekerezo birahinduka. Yari yarahuye n'ibyago, ubwo yari yaranze umukobwa we. Hashize isaha Tonique ari ugifite telefone ya Wivine. Philippe utari wigeze atuza yongeye kumuhamagara ngo arebe ko ari uwamufata, maze Tonique arusobanukiye ko Philippe atari umuntu mubi yemera gufata telefone baravugana. Philippe yamubwiye ko ari kuri ambasade ko ari kubinginga ngo bamufashe ashobore kuva mu gihugu bidaciye mu nzira nyinshi. Itike y'indege yaragiye kuyibona, ibyangombwa byose bisabwa ari kubishaka vuba. Tonique yanze kugira uwo abibwira kuko n'ubundi bari bashyize gahunda yo gushyingura ku munsi ukurikira nyuma ya saa sita. Yari yizeye ko Philippe azaba ahageze agashyingurana n'abandi. Nyuma y'umunsi umwe Wivine bamujyanye ku ivuko aho bagombaga kumushyingura. Bamwe mu bo mu muryango we baje kureba mama ho ku bitaro bamutwarana mu rugo. Julie, Tonique n'abandi bakozi bakoranaga bajyanye nawe mu cyaro bamuherekeje. Mu gihe cyo gushyingura batungwa no kubona imodoka nziza cyane iparitse hirya gato, hakavamo umusore wasaga nk'uwabonaga mu mashusho no ku mafoto ya Wivine. Uwo yari Philippe, umwe waratumye yiyahura ariko atabifitemo ubushake. Bamwe bagize ngo bari kurota kuko batari bazi ko yava mu mahanga agaje gushyingura. Abenshi ntibari bakamenya ibyago yagize byatumye abura ku munsi w'ubukwe. Bashatse kumwamagana baramusakuriza cyane batiyumvisha ukuntu abura ku munsi w'ubukwe, batiyumvisha ukuntu yabura ku munsi w'ubukwe akaboneka kuwo gushyingura. None hakaza amaso ku maso kandi ubukwe bwo bwari kuba bamuhamagaye kuri telefone. Tonique yabonye bakomeje kumusakuriza cyane bari kumwamagana, yihutira imbere ya kamikoro wari uyifite avuga aranguruye asobanura ibyabaye kuri Philippe bigatuma atagaragara ku munsi w'ubukwe. Yababwiye ko nubwo urupfu rwabayeho atari we wabigizemo uruhare, kavuga icyabayeho ari ukutamenya amakuru neza no gufata imyanzuro habayeho guhoboka. Nyuma y'igihe kitari gito hari akavuyo baratuje kuko hari undi mugabo wavuze ko gusakuza kwabo ari ugushinyagurira Wivine bari baje gushyingura. Bakomeje gahunda zo gushyingura, basoje Philippe afata ijambo avuga umubano wabo uko wagenze, asaba imbabazi nubwo nta cyaha yari afite. Abari aho bamuteze amatwi bose baramubabarira, uretse ko ku babyeyi no ku bagize umuryango batabyumvaga neza. Gusa nta kundi bari kugira. Nyuma yo gushyingura hamaze iminsi itari mike ababa hafi abafasha mu buryo bwose bushoboka, no kuvuga bw'amafaranga. N'ubundi ntibari bakize cyane. Yavuguriye inzu zabo bubakira neza, abagurira n'isambu yo guhingamo, mbere yo kugenda basigira amafaranga menshi. Nawe yasubiye mu mahanga afite umutima ukomeretse kuko umukunzi we yarapfuye kandi yaramukundaga bya nyabyo, atiteye ku kuntu yitwaraga, yambara utwenda tugufi, akora n'ibindi bintu abantu bose babonaga ko bidasanzwe. We yamukundaga uko ari kuko mu mahanga aho yabaga ibyo Wivine yakoraga nibyo n'abandi bakoraga. We yabonaga ari ibisanzwe, nta cyaha yabibonagamo. Yari yaramwikundiye ahubwo abona ko ari we muntu bashobora guhuza.
Iby'urupfu rwa Wivine byararangiye, asigira abantu isomo ryo kudahubuka ngo bafate imyanzuro ikomeye bataramenya amakuru y'ibintu byose byabayeho. Nyuma y'igihe bibaye, Jolly na Tonique bari barakomeje kwibera inshuti, baje guhinduka abakunzi, bakorana gahunda zabo z'ubukwe, bahinduka umugabo n'umugore. Philippe nawe yaje kwiyakira, agera ahabona n'undi mukunzi. Gusa kugeza n'uyu munsi aracyamagara iwabo wa Wivine akabafasha mu byo bakeneye byose. Nubwo bwose bamwe bashobora kumufata nk'intandaro y'urupfu rwa Wivine, ariko basigaye bamufata nk'umugisha kuko nta kibazo na kimwe bagira ngo atakibakemurira. Dusoje inkuru y'uyu munsi ngushishikariza gukomeza kubana natwe no mu zindi nkuru zitandukanye. Ntuzacikwe nazo.